kanzu bene data yego banza urebe ikanzu yawe. yego iyi kanzu mu buryo bw'umwuka yego ndayizana n'ikintu cyawe wowe icyo wabuze. wabuze iki? Yego. ko Yosefu we yabuze ikanzu, Yego. kandi n'ikanzu na Yosefu akabura. Ndabyumva. kandi Yosefu kuko igiye kugutabara bagihari ibivuze mu ijambo rikomeye wigiye no kukumara ikintu cyitwa umubabaro bagihari. Mbega igiye kukumara ubukene bagihari. Mbega Imana iragukira izo ndwara bari barakuroze bagihari. Turabashimiye bakunze ijambo ry'Imana. Uyu munsi ngiye muri kubona nitwa Rukundo Emmanuel, n'uyu rero turi kumwe yabibwira ni Mukaribiya Pasikazi. Yego, Imana ibaho umugisha. Wadusengera Imana kugira ngo uyu munsi dutambutse ubutumwa bwiza Imana yashyize ku mitima yacu. Turagushimiye Mwami Yesu Kristo w'i Nazareti. Tubonekanye duhuriye imbere yawe kuri Irasohoza TV na Evangeliste Mukaribiya TV. Tugize umugisha wo kugira ngo twamamaze ubwami bw'Imana. Nyemerera cyane abazadukurikira, abazakurikirana ubutumwa bose bazahindurwe n'imiboro yawe, kandi ijambo ryawe ribohore, rikize, ririnde, rirengere kandi rireme. Ndasabye kugira ngo buri wese wumve ijambo ryawe umugirire neza mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo. Amen. Amen, amen, amen. Hagati uraho neza mama? Ndaho ndashima Imana. Umeze ute? Ndakomeye. Iwanyu ni iki cyeze se muduhe kungewe? Iwacu ntago duhinga. Kigali se barahinga. Ntago bahinga. Ariko ejo bundi nahinze mwayo wera isarura ibishyimbo. Imana ishimwe. Imana ihimbaze cyane. Okay, uyu munsi ndakeka kado ufite nanjye twese tukahuriza hamwe. Karibu n'ubutumwa bwiza. Ngewe kado mfite ntabwo ndi bujye kure. Ni mwitangiriro igice cyaho cya 37 umurongo waho wa 31. Benda yakanzu ya Yosefu babaga isekurume y'ihene binika ikanzu mu maraso yayo. Bohereza yakanzu ndende bategeka ko bayijyana kwa se. Bamutumaho bati twabonye iyi, none umenye ko yaba ikanzu y'umwana wawe cyangwa ko atariyo. Nsoza arayimenya aravuga ati ni ikanzu y'umwana wanjye. Inyamaswa y'inkazi yaramuriye, nta gushidikanya Yosefu yaratanyaguwe nayo. Kagira inkuru rero ngize amatsiko ndashaka kuza kuvuga ku ikanzu. Yivugeho gato. Iyi kanzu bene data banza urebe ikanzu yawe. Yego. Iyi kanzu mu buryo bw'umwuka ndayizana n'ikintu cyawe wowe icyo wabuze. wabuze iki? ko Yosefu we yabuze ikanzu, kandi n'ikanzu na Yosefu akabura. kandi Yosefu ntabwo yabuze nk'uko abantu babitekereza, ahubwo Yosefu yaragurishijwe. Ndamutse manutse muri Bibiliya yaragurishijwe, ariko uretse no kugurishwa uyu Yosefu ise amaze gutegura amafunguro ngo ajye muri bene wa, bamaze kumubona bahise bacura umugambi wo kuvuga ngo bamwice. Abavuze ngo bakwice bagiye kukubona uri muzima. Imana ishimwe. Icyakora haleluya ikanzu barayitwaye. Ikanzu barayitwaye ariko urasiga. Imana ishimwe. Ikanzu baba baragutwaye umusatsi wowe ugasiga. Imana ishimwe. Bagutwara ishati wanitse wowe ugasiga. Ndabyumva. Bagutwara ipataro wowe ugasiga. Imana ishimwe. Bagutwara aho uhagaze ku birenge byawe bagatwara itaka ariko ukagira gute? Ugasigara. Mu yandi magambo batwaye ikanzu ariko Yosefu ariho. Imana ishimwe. kandi uyu Yosefu abangaba vuga ngo abangaba batwaye ikanzu nibo bongeye kumubona ari minisitiri w'intebe muri Egiputa. Haleluya. Abagutwaye ikanzu, abavuze ngo ntazarongorwa, abavuze ngo ntuzabona akazi, abavuze ngo ntuzubaka, abo ngabo bagiye kubona wubaka, kandi baratwaye ikanzu, kandi baratwaye itaka,
butaka wahagaze kandi baratwaye aho wicaye witabara kandi baratwaye umusatsi wawe kandi baratwaye imyenda yawe y'imbere mu yandi magambo abangaba babandi bagihagaze Yosefu abaminisitiri w'intebe muri Egiputa narinje kuvuga ngo bagihari bazabona Imana ikuzamura bagihari bazabona Imana igukorera ubukwe bagihari bakiriho abakugambanye bazabona ufata ubuyobozi abavuze ngo ntuzaba umushumba bagihari bazabona uri umushumba abavuze ngo ntuzubaka bagihari urubatse abavuze ngo ntuzakire bagihari bakiriye gukira abavuze ngo ntuzambara agati Imana ishimwe bagihari abavuze ngo alisala kitabonia tuzabyara ngo uri ingumba bagihari dore ugiye kubyara bagihari ubuzima burahindutse bagihari dore urizi bagihari dore wuriye indege bagihari dore urahetse uruzi ukurusha bagihari igukijije kanseri bagihari igusohoye n'ibyo bitaro bagihari igukuyeho kubyimba ibirenge urakoze Yesu shelatos pelalo sala kotalabori palasolamina kotala shenela tayasi bagihari Imana irakwitamururiye ndagira ngo nkubwire ngo na bene wanyu barimo n'ababyara bawe barimo baso barimo talope fasi babandi bakureza igice bagihari Imana igiye kugutambira Imana iragutabaye bagihari babandi bavuze ngo ntacyo uzimarira bagihari Imana iracikumariye mwakira ubutabazi bwihuse ijambo rirabivuga neza naryo shele palo umva ukuntu Dawidi yabivuze 86 abiri iby'ubundi duhanura muri dusenge riravuga ngo Uwiteka tegera ugutwi unsubize kuko ndi umunyamubabaro n'umukene rindira umutima wanjye kuko ndi umukunzi wawe Mana yanjye kiza umugaragu wawe ukwinginga Imana mukiri cyangwa Imana kuko igiye kugutabara bagihari ibivuze mu ijambo rikomeye wigiye no kukumara ikintu cyitwa umubabaro bagihari mbega igiye kukumara ubukene bagihari mbega Imana iragukira izo ndwara bari barakuroze bagihari Imana iragutabaye ku mugaragaro bagihari Imana Imana ishimwe kwikamera Imana ibikoze bagihari hari passport ndabona kujya mu mahanga ndabona kwamamara kuko Imana ibikoze bagihari hari ibintu Imana ikoze ubuzima bwawe mama hari ibintu Imana ikoze bagihari kandi Imana ibatiye muri humye hazeni wadala Imana ikubaza umubabaro turi mu ijambo rifite agutabaye bagihari akurengeye bagihari akubaza umubabaro bagihari agutije indwara bagihari nubwo bakuroze bagashyiraho imbaraga bagakora ibintu bikomeye bakurwanya ariko Uwiteka agutabaye bagihari agora akazi bagihari akubaza umubabaro arakurwaniriye akubereye maso arakubahoye indwara uratize abakuroze baramwanya Yesu agutabaye bagihari amaso yawe aratize akira kwiga inzira mu mugisha akira agakiza Yesu aragutabaye Yesu akurengeye Yesu agutabaye bagihari Moridekayi yatabawe bagihari ava ku irembo ry'ibwami bagihari yarasila do benesta bagihari atambagizwa bagihari yambika ikanzu bagihari impeta bagihari yicara ku ndogoro bagihari melosiridra tayisifu nekota turagushimira mwami wacu dusengeye abakunzi bose bakunda ijambo turabasengeye turabaramutse ibiganza n'isi y'umwuka bagihari abadukurikiye nibatabarwe bagihari baragenzejwe barabanze ariko uyu munsi turabasengera indwara zo zibarwanya imigambi yose ibaboshe ibahoke bagihari imyuka yose ibahoke n'izina umutima umuvuduko zimbuka amaguru n'izina kiri umutwe kiri amaso kiri ibiganza kiri amaguru bagihari Yesu ahanyura ahicara ahatinda aragutabaye zegode bakire mu izina rya
sela bidalosa tukena stiko delebonia falosa lande la soregide sholita lazinima pefo mego dasiremo Newika tostike telele lans la mola salagoria shina la tila contrayo zonema penastikota fomi gome zawola kontrema inaisa andakusa andikango nuwite ugutabaye kumugaragaro bose babireba ini wifo lebersa domekisa nakutida imana itanza gachisa bagihari shetufti lelestance kandi ibikosi ikwamamaje igutambukisha iguhaye agaciro iguhaye ubuzima tesifo igukuye mu mva zabo bagihari nekimana ivuze la dostika turagushimiye mana uragize trifo ugize neza kandi stories duhamagaye abakira gakiza nabo babahoke abanzi babo bababoshe bagihari turagushimiye ko tugiriye neza mu izina rya Yesu amen. Imana ibaha umugisha turabakunda cyane Imana ibataye bagihari. Nimero za telefone mama WhatsApp yanjye ni 078 yego 77 yego 94 WhatsApp yanjye 078 67 ibikoze bagihari. Bye bye.